Gukoresha interinete y'ubuntu. Uyu munsi tugiye kureba uburyo wakoresha interinete y'ubuntu kandi iyo interinete ikaba yirukanka ari 4G. Urabibona ko ndi kureba amavideo ku buntu. Mbere yo kugira ngo dutangire, kanda subscribe, ukande like, hanyuma unyandikire aho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wabasha gukoresha interinete y'ubuntu kandi iyo interinete ikaba yirukanka cyane. Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe guys. Gusa ngerageza kubakorera utuntu tw'ubwenge, gusa ntabwo njya mbona comment zanyu aho ngaho muri comment mumbwira ko ibintu byakunze, kandi iyo mumbwiye ko byakunze nanjye ndushaho nyine kugenda nkomeza kubakorera ibintu byiza nyine. Gusa mfite icyizere ko nyine ibintu mbakorera bibashimisha cyangwa se bijya bikunda, kuko njye nshobora kuba mbikora kuri njye ugasanga birakunda, mwe ntibikunda. Gusa nyine ndabizi ntabwo byapfa gushoboka ko njye bikunda mwe ntibikunde. Nta kindi rero uzakora, uzaza hano kuri application ya Play Store. Ndabizi mwese nta muntu utagira application ya Play Store. Noneho uzushake rino jambo, uzaza ushake rino jambo Force E-Lite Only 4 cyangwa se Force E-Lite Only 4 gutya. Noneho urabona azafunguka ibintu byinshi. Uzaza kuri iyi application, urayibona iyi ngiyi nyine handitseho 4G E-Lite. Iyi ngiyi ndakeka uri kubona logo yayo. Numara kuyizaho uzayidownloadinga. Numara kuyidownloadinga uze uyirebe mu ma application yawe. Uzaza uyishake mu ma application yawe guys. Nyine ndi kugerageza kwihutamo gakeya kugira ngo video itaza kuba ndende, ariko ndabibereka akantu ku kandi. Urabona ko dufite ho wifi. None wifi urabona tuyikuyeho kugira ngo tubereke ibintu tugiye gukora ko biri bukunde. Dushizemo akadege, urabibona dushyizemo akadege. Noneho ugishyiramo akadege uzaza kuri ya application wa downloadinze. Uzaza kuri ya application wa downloadinze, urayibona dore ngiye, urabona na logo yayo. Nurangiza uyikande. Nuyikandaho izafunguka gutya. Nubona application wa downloadinze itari gufunguka gutya, ntuzirirwe uyikoresha iyo ngiyo, ntabwo izakora. Ugifungura gutya urabona hazafunguka utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Noneho hari ahambere, hari ahabanza. Ni ukuvuga ngo hari ahabanza ni telefone guhera kuri Android ya 11 kuzamura. Aho ngaho hano hambere habanza ni uguhera kuri Android ya 11 kuzamura. Noneho hano hakabiri habanza ni uguhera kuri Android ya 11 kumanura. Kumanura. Niba ufite iyo kuzamura uzareba ukandaho habanza. Niba ufite iyo kumanura uzakanda hari hasi. Nizere ko ibintu ndi kuvuga nyine muri kubyumva neza cyane. Ngerageza kubakorera akantu ku kandi kugira ngo musobanukirwe neza, atagira ikintu uza gukora ntibikunde. Hano noneho nufungura gutya hazaza ibintu byinshi. Urabibona hazaza ibintu byinshi guys. Hano hantu muzahitondere cyane. Hano akantu dukoraho ni kamwe, ni nkweretse kanze ndaje nkakwereke neza. Niko konyine dukoraho, kano kanditseho mobile radio power. Akangaka kano niko tuza tugafungura. Hano nta kindi dufungura. Hano nufungura ikindi telefone yawe ikangirika cyangwa igapfa, ntuzavuge ngo nakwigishije ibintu bidakora. Hano ugomba kuyitondera. Kanditseho mobile radio power niko konyine tuza tugafungura iyo dusanze gafunze. Noneho ukigafungura hano hari ibintu byinshi bitabifunguka. Noneho uzahara kwa tudomo dutatu ukahakanda. Iyo uhakanze rero ukabona hano handitse enable data, hano uraza ukahagira ukahakanda. Iyo usanze handitse enable data ntibwo uhakanda. Iyo usanze hatanditse enable data ntiwirirwa guhakanda, ahubwo itutangira gukoresha internet yawe y'ubuntu. Ngiye bitewe nuko kanditseho enable mobile data nkakanzeho. Nkigakandaho ni ukuvuga ngo hano urabona ko hejuru yanuze yacu n'ubundi haracyarimo akadege. Ntabwo wirirwa ugakura ukarekeramo n'ubundi, ko iyi connection turayikoresha twe harimo akadege. Noneho urabona ko tuje kuri YouTube.
tuje kuri application ya YouTube, urabona harimo akadege, urabona application ya YouTube irafungutse, dore ngaya amavideo, so uri kubibona guys. Njye ngerageza kubakorera utuntu mba narakoreye research cyane kugira ngo utaza kumbwira ntabwo biri gukunda kandi njye biri gukunda. Urabibona dore ngaya amavideo, urabona harimo kakadege n'ubundi, urabibona dore ngaya amavideo, video yose wabasha kuyireba, kandi iyi connection irirukanka cyane, iri 4G, iri 4G. Mu minsi iri imbere wanzabwo bazashyiramo indi nyine ikabiri hejuru cyane. Urabibona dore, urabona ndishakishije none reka nze playing video no urebe, reka playing video. Urabibona video irirukanka, video iranyaruka cyane, urabibona guys. Nizere ko iyi video igufashije, nizere ko igufashije nawe utazongera kwirirwa ugura amamega. Yego wenda twese ntabwo tuba tunganya ubushobozi, hari n'ababa bafite amawifi wabo, gusa twe urabona nyine twe turi kwikoreshereza internet y'ubuntu, nubwo nta by'ubuntu biba byiza, ariko guys nyine urabona ko bibashije kudufasha, urabibona, kandi internet iri kwirukanka. Aho rero tugiranye kuri uyu munota, kanda subscribe, like, tujye tubana mu zindi video.